Twishimiye kuguha ikaze kuri English TV. Welcome to English TV. Muri kano kanya tugiye guhora n'iki? Tugiye kugusobanurira inkuru ya Mine Boy nk'uko muri kubibona hano kuri screen zanyu. Waba ufite computer, waba ufite telefone, icyo waba ufite cyose, yaba iPad, nangira ngo urimo urabibona neza ko tugiye gusobanura igitabo Mine Boy cyanditswe na Peter Abrahams. Hano murabona udufoto turiho. Uyu ni umusore Zuma ubwo yavaga iwabo mu cyaro muri North of South Africa. Ahangaha rero yaraje gushaka akazi ko gucukura amabuye y'agaciro mu mujyi. Reka rero iyi nkuru tuyibasomere. Ahangaha tugiye kubasomera nyine chapter summaries zose guhera kuri chapter 1 kugeza kuri the last chapters. No, kuri the last chapter ntabwo ari the last chapters kuko yongeyeho s ubwo bamaze gushyira mu bwinshi, kandi ni ukugera kuri chapitre ya nyuma. Iki gitabo ni inkuru rero ikubiyemo byinshi, ikubiyemo urukundo, ikubiyemo politike, ikubiyemo ubukene, ikubiyemo ubuzima bwa buri munsi. Nk'uko tubivuga ko literature is the mirror of society because it talks about daily life issues. So literature rero cyangwa se ubuvanganzo bizwi neza ko ari indorerwamo sosiyete yireberamo, kubera yuko literature nta kindi ivuga cyangwa se ubuvanganzo buvuga ku buzima bwacu bwa buri munsi. Iki gitabo rero cyanditswe na Peter Abrahams, kikaba cyaranditswe mu gihe cya apartheid cyangwa se ubwo byari birumvikana mu gihe cy'ubukoloni muri South Africa, ubwo hari icyo twita racial discrimination cyangwa se ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu. Niba rero ubwa mbere udukurikiye wakanda subscribe kugira ngo ujye uhora ubana natwe igihe cyose dushyize amavideo ujye uyabona igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Hanyuma rero kwiga natwe ni ibintu byoroshye, kwigana natwe biroroshye cyane. Dukorera kuri YouTube birumvikana, aho uri hose ufite megabyte ushobora guhita ufata telefone yawe ugashyiramo ekuteri, waba uri muri bisi, waba uryamye, waba aho uri hose ukadukurikirana nta kibazo. Ejo wahura n'ikizamini ukagitsinda nta mbogamizi. Abakandida libre muhawe karibu, abantu muzi ko muzakora literature, abantu biga LFK, abantu biga HGL, n'abandi mwese muhura na literature mwese muhawe ikaze. Aba segonderi, aba kaminuza, you are welcome. So rero no kwiga ku buntu, nta mafaranga tubaca. Cyakora ushatse kugira uburyo udushyigikira nabyo wabikora nta kibazo, ariko ntabwo ari ihame, ibyo bikorwa ku bushake bw'umuntu. Reka rero tutangire. Hano dufite rero Mine Boy chapter summaries explain in Kinyarwanda. Of course dufite note, nawe uzajya ukurikirana usome, ni byiza cyane. Zuma has come from the farmland of the north to find the rock in the gold mines of Johannesburg. Hano dutangiranye n'umugabo cyangwa umusore witwa Zuma. Uyu Zuma yaturutse mu cyaro, farmlands, ubwo ni ahantu nyine birumvikana hari ubutaka buhingwamo bwororwa, aho nta handi haba ari mu cyaro. Aho ni muri north yaheye muri South Africa. Yaraje kugira ngo ashake akazi ko gucukura amabuye y'agaciro, ariko by'umwihariko ni zahabu. Aha rero ni muri Johannesburg. Iyo tuze Johannesburg uzajya uhita wumva the capital city of South Africa, cyangwa se umurwa mukuru wa South Africa wo muri Afurika y'Epfo. Byaje rero kumugendekera gute? Ndagira ngo ukurikire. Sorry, ijwi ryanjye ndumva ritangiye kuzamo amakaraza, ariko ibi turabikemura, mugira ikibazo gusa munyihanganire, nyine ni akantu kaba gaciyemo. Okay, completely lost. He wanders through Malay camp, a working class area of Johannesburg, looking for somewhere to stay. Hanyuma rero ngo yageze ahantu cyangwa se yashyikiye ahitwa muri Malay camp, ariko kubera ko bwari ubwa mbere yarahageze birumvikana, nk'undi uwo ari we wese ugeze ahantu bwa mbere arazimira, aribura. Mu yandi magambo ariho hano bari kutubwira ngo completely lost. Ushatse kubwira umuntu ngo nayobye neza, wamubwira ngo I'm completely lost, uvuze ngo nazimiye. Zuma rero nawe nibyo byaje kumubaho muri Malay camp. Rero icyo nakubwira nuko aka kari agace kabagamo abantu nyine bagiraga gute, abantu bari batunzwe
no kujya gukora bagaca inshuro bagakora imibyizi, bari ba nyakabyizi bakabaho nyine kugira ngo bakabaho gutyo, bakabaho bakora gutyo kugira ngo babone ko baramuka, ariko nta rindi terambere ridasanzwe. N'ikimenyimenyi hano nta n'umuriro w'amashanyarazi wari uhari, hari mu mwijima. Ahantu rero muri Johannesburg, hano yes Johannesburg, especially muri kano gace ka Malay Camp, Zuma mu by'ukuri yahageze bwije ashaka aho yacumbika kugira ngo arebe ko yaramuka. Byongeye kandi yashakaga naho yabona icyo yanywa kuko birumvikana inyota yari yamwishe. Kadukomeze twumve. He suddenly noticed a woman standing in the dark shadows. Rero kubera ko yari yahageze bwije, yahise abona umumama wari uhagaze ahantu hari umwijima nyine hatagaragara. Ndagira ngo mbwize ukuri, iyo hano bagiye kubaza ngo when and where does this story take place, kubera ko hano baratubwira ko hari muri dark, bwari bwije birumvikana, uhita uvuga ko this story happened during the night, or it was in the evening. Yego, night or evening byose byakunda, kuko hari umugoroba ugera ugasanga hari umwijima nyine ku buryo biba bigoye kuba wabona umuntu, the same nubwo haba ari nijoro nuko. Hanyuma noneho ubwo iyo ni time. Place ni muri Malay Camp, Johannesburg. Malay Camp, Johannesburg, in the night or in the evening. Ahangaho ubusubije ikibazo cya where and when this story take place, kubera ko where it is a place ni ahantu, when it is time. Yes, niba kubaza ari ikibazo giteye gutyo, ujye uhita ureba neza mu nyandiko uri gusoma niba hari amagambo ashobora kukwereka igihe. Igihe ntabwo ari ngombwa ngo ni saa sita cyangwa ngo ni saa saba, oya, ahubwo hari andi magambo ashobora kukwereka igihe. Niba bavuze wenda bati izuba ryari riri kwaka, uhita umenya ko ari ku manywa. Niba bavuze ngo the stars were in the sky, inyenyeri zari ziri mu kirere, icyo gihe uhita umenya ko ari nijoro. The moon, the same. N'ukwezi, the moon was shining or was lightning like that. Kwezi kwari kuri kwaka, icyo gihe uhita umenya ko ari nijoro. Time yo birumvikana, bakunda gushyiraho amazina y'ahantu, niba ari mu nzu, niba ari hanze, niba ari mu kibuga, niba ari mu isoko, niba ari mu rusengero, ibyo byose tubibona. Rero ntimukajye mugorwa n'ibibazo byo kubaza ngo when and where does this story take place, kuko ni ibintu babyigaragaza. So now twarondogoye, ariko turondogora mu bintu by'ingenzi. Reka rero turebe, twaba tumaze kubona ko yahise arabukwa umugore wari uhagaze ahantu mu mwijima. Yari ari kwakora iki? Byagenze gute? He asks her if she knows a place where a man can rest and maybe have a drink. Yahise rero abaza uwo mugore ati, ese nta hantu wandangira umuntu w'umugabo ashobora kuba yaruhukira akaba yafata n'icyo kunywa? She meant to see him but he has nothing to make light. Uyu mugore nawe yahise avuga ati reka mbanze nkurebe, ariko biza kugaragara ko atari kumubona neza kubera yuko nta kintu yari afite kugira ngo abashe kumurika, abashe gushira amakenga uyu musore. Indeed, he admitted that he has nothing at all. Hanyuma Zuma ni nkaho yamubwiye ati rega ntugire ikibazo, nta kintu na kimwe mfite wenda cyakugirira nabi, mu yandi magambo. Kuko akenshi iyo umuntu ashaka kugira ngo akwitegereze neza iyo ari nijoro, ashaka kugira ngo arebe niba nta ntwaro ufite cyangwa niba nta kindi kintu ufite gishobora kuba cyamugirira nabi. Ariko Zuma yaramuhumurije, aramubwira ati don't worry, I have nothing at all. Nta kintu na kimwe rwose mfite. Uyu mugore rero byaje kugenda gute? Ese bizarangira gute iby'uyu mugore n'uyu musore? The woman asks his name and tells him to wait while she fetches a light so that she can inspect him. Uyu mugore rero yanze kubishira amakenga, aramubwira ati banza umbwire uko witwa kwanza, hanyuma ngende nyine untegereze hano. Aramubwira ati untegereze hano, mbwira amazina yawe, nurangiza untegereze hano, mu gihe ngiye gushaka icyo ndi bumurikishe kugira ngo mbanze nkurebe neza. The inspection revealed that he is a tall, immensely strong man dressed in tattered clothes. Hanyuma se noneho
byaje kugaragara ko uyu mugabo yari mu ntoki. Birumvikana rero yahise agenda azana itoroshi aramumurika ibyo yabonye, yahise abona uyu ari umugabo muremure ufite imbaraga, ariko yari yambaye tetadi clothes cyangwa se imyenda yacikaguritse, bishatse kuvuga ko ubwo yari umukene. Birumvikana Zuma yaraje mu mujyi aje kugira ngo arebe ko ubu bukene yabutera ishoti nakitwa kashimani nk'abandi bose, biturutse mu gucukura amabuye y'agaciro cyane cyane zahabu. Nta muntu ukora muri zahabu ngo akene, kereka nyine iyo hari rwangendanye. Okay, now story yacu rero iracyakomeje, reka banze nkoreho kano ga connection. Then whatever she sees appears to satisfy her because she intervention. Icyo bari kutubwira rero nuko ibyo uyu mugore witwa Leya yabonye kuri Zuma, yabonye ntacyo bitwaye, yumva rwose biramuhagije, ariko yari yamaze kubona ko ari umugabo w'imbaraga kandi koko munini utubutse. Reka rero turebe ubwo icyaje gukurikiraho ni iki. Nuko Leya takes this man to her home. Yaragiye nyine afata uyu mugabo amujyana mu rugo rwe. Mu kumujyana rero mu rugo rwe byagenze gute? Daddy's comment is the woman always play a good fight. Dradra has been sleeping with Leia and he clearly feels that this gives him certain right. Hano mu kugira kwa Leia yasanze mu by'ukuri hari abantu benshi bahabaga, harimo uyu witwa Dradra, harimo n'uwitwa Daddy. Dradra rero hano yatangiye kurwana na Zuma. Kubera iki rero? Kubera ko Dradra nyine yatangiye kurwana na Zuma, hanyuma Daddy ahita atangira gushyiraho komantere avuga ati abagore buri gihe cyose bahora baraza bakangiza imirwano y'abantu, ko Daddy we yishakiraga kwirebera abarwana. Ubwo rero Leya kuko yari umuntu udakunda ibintu by'ubugoryi cyane, yahise aza arabatandukanya. Daddy rero nibwo yahise arakara ati abagore buri gihe bahora baspoilinga cyangwa se bangiza imirwano myiza tuba dushaka kwirebera. Iyi mirwano yari itewe nuko uyu nyine witwa Dradra yari violent man, cyangwa se ni violent man, ni umugabo cyangwa se ni umusore wagiraga amahane n'urugomo, has been sleeping with Leia. No kuvuga ngo Dradra kumbe niwe wajyaga ararana na Leia mu buriri, birumvikana nk'umugore n'umugabo, nubwo umugabo wa Leia atarahari, birumvikana tuzabibona nabyo. And he clearly feels that this gives him certain right. Hanyuma noneho kubera akamenyero ko kurarana n'uyu mugore akumva ko yabaye umugabo we burundu ku buryo amufiteho uburenganzira bwose. Leia makes it clear that it is only the puppy pleasing the mistress. Ariko Leia yaramubwiye ati rero wa musore we, reka mbanze gukurira inzira ku murima. Wowe ahangaha ngufata nk'ikibwana kishimisha nyirabuja, utazumva ko hari izindi nzego, hari andi mapeti ufite hano. Cisha make. Mu yandi magambo ni nkayo yamubwiye ati cisha make. Having asked Dradra and Maplanka the mistress question, you have fixed the holes properly, she sent them to bed. Hanyuma noneho amaze kumubwira gutyo, yabajije uyu Dradra ndetse na Maplanka ikibazo gisa naho cyari giteye urujijo cy'amayobera. Yarabaje ngo se ngo mwamaze gutunganya imyobo neza? Iyo myobo rero yari iki? Uvuga ngo ahangaha Leia uko yarabayeho muri Malay camp yari a business woman. She used it to brew and sell beer, which was totally illegal for the government of South Africa. So this business was prohibited. It was prohibited for the black, but allowed for white. Ndashaka kuvuga iki hano? Leia byasaga naho donc iyo myobo byari kwifixinga cyangwa se byari nko kwitunganya ku buryo nta muntu ushobora kumenya ibirimo. Impamvu nuko uyu Leia yakoraga business yo kwenga no gucuruza inzoga,
kandi ibintu bitari byemewe ku birabura ahubwo byari byemewe ku bazungu. Iyi nayo ni racial discrimination. Urwo ni urugero rwa racial discrimination cyangwa se rwa apartheid, ivangura ryakorerwaga abirabura. Icyo nacyo ni rumwe mu rugero watanga. Si abirabura ntabwo bari bemerewe gucuruza inzoga. Black were not allowed to make or to do the business of selling and brewing beer. It was only allowed for white. So now let us go. Reka twikomereze twumva amaherezo y'inkuru. Hanyuma noneho namaze kubaza abo bantu, ubwo ni Maplanka ndetse na Dradra, bigaragaza ko bamufashaga aho ngaho mu rugo. She sent them to bed. Yahise rero ababwira ati ngaho mugende mujye kuryama. Ese muri urwo rugo nabo bonyine bari bahari? Oya da, hari witwa Joseph, who is the brother of Leah's man, suspect that Zuma may be police agent, but Leah is quite confident that he is not. Joseph nawe ahangaha Zuma yari yahagorewe. Urumva Dradra yatangiye kumukeka ko ari the concubine cyangwa se ari umwinjira mushyashya wa Leah, bituma barwana ndetse ngo yaje no kumutema mu isura. Joseph uyu nguyu akaba ari umuramu wa Leah, ubwo ni umuvandimwe w'umugabo wa Leah, nawe yatangiye gukeka Zuma ko ashobora kuba ari maneko iturutse muri polisi. Urumva Zuma ntabwo bamushiraga amakenga, batangiye kumukeka. Ariko Leah kubera yuko yari ifite icyizere gihagije, yaje kumuhumuriza aramubwira ati rwose humura, uyu nta kibazo. He learns that Leah's man has received a 3-year prison sentence for killing a man who attempted to kiss Leah. Zuma rero yaje kumenya amakuru ko uyu mugabo wa Leah yahanishijwe imyaka igeze muri 3 kubera yuko yagerageje kwica umuntu. Yagerageje kwica umuntu wari wasomye umuntu. He sentenced for killing. Ntago yagerageje ahubwo yaramwishe. Yishe umugabo washatse kugerageza gusoma umugore we ari we Leah. Urumva rero ku mugabo ukunda umugore we ntabwo byakoroha, nubwo kandi yaba atamukunda. Buriya abagabo ntabwo bapfa kumukorera ku mugore niyo baba bangana ngo bizavemo, mwaserera bigatinda. Rero ntabwo byabaye ku mugabo wa Leah gusa, n'undi mugabo wese byamubaho, umugabo ufuhira umugore we cyangwa se ukunda umugore we. Hariho abavuga ko gufuha atari byiza, ubwo ahari buri wese afite uko abyumva, ariko ntekereza ko umuntu afuhira undi kubera kumukunda. Umuntu atagukunda ntiyanagufuhira, yakwihorera bakajya bagufata uko bashatse, bagukora ibyo bashaka, ntagire na comment n'imwe ashyiraho, kuko yaba avuga ati n'ubundi ntacyo bimbwiye. Ariko umugabo wa Leah we yarakubitaga akanica, nta bintu byinshi. Reka dukomeze. Anytime Zuma tells her he has come to work in the mines. Hanyuma byarakomeje, ubwo Leah aza kubaza Zuma ikimuzanye. Zuma rero aza kumubwira yuko nta kindi kimuzanye uretse gukora mu birombe bicukura amabuye y'agaciro. Aje gushaka nawe amafaranga. Ese Leah ibintu yabyakiriye ate? Yaba yaramushyigikiye cyangwa se? Reka dukomeze turebe uko byagenze. Leah vehemently warns him against it, telling him of the terrible dangers to his health that exist in the mines. Hanyuma noneho rero uyu Leah yaje kumwihanangiriza, aramubwira ati rwose ndakwihanije, ndakwiyamye, ibintu urimo umenye ko ari ibintu byagushyiramo byago bikomeye cyane ku buryo n'urupfu ruzamo. Ahangaha rero mu mabuye y'agaciro ibi bintu bijya bibaho, abantu bagapfa. None rero oya bivemo. Ese Zuma yaba yarabivuyemo? Instead, she offers him a job as her headman in her beer making and selling business. Hanyuma ubwo Leah yahise amubwira ati wowe niba ari amafaranga ushaka, wowe korana nanjye, hanyuma noneho nzajya nguhemba muri business zanjye zo kugira gute, zo gucuruza no kwenga inzoga. Wowe uzajya ukora nka headman, birumvikana uzaba ari nk'umuntu uhagarariye ukuriye iyi business n'abakozi byose. Zuma se yarabyemeye? Reka da. Zuma refuses. Yabiteye twatsi aravuga ati reka, yarasimbutse ararahira ati ndagacibwa ijosi,
ntacukuye amabuye y'agaciro sinshobora. As he undresses, he reflects on the strangeness of the people he has just met and on the strangeness of life. Hanyuma rero noneho ubwo byarangiye Zuma nawe bamweretse aho agomba kujya kuryama, aragenda rero ageze mu cyumba mu gihe atangiye kwiyambura imyenda, ariko ubwo baramugaburiye nyine birumvikana ntabwo yaraye afite inzara, bamuha n'icyo kunywa. Hanyuma rero ngo Zuma nyine ubwo twari tugeze aho yari ageze mu cyumba cye agiye kuryama, ariko akomeza kugenda yibaza uburyo abantu yasanze hano ari abantu badasanzwe. Hanyuma areba n'ubuzima babayeho, abona ari ubuzima butoroshye buri strange. Nuko iyo rero niho chapter ya mbere irangira Zuma agiye kuryama ari kwibaza ku buzima bw'aba bantu. Reka rero turebe ibisobanuro, nubwo wenda bisobanutse ariko hari comments ishobora gushyirwa kuri chapter 1. Reka twumve izi comments izo arizo. This is a good opening chapter. Not only do we meet Zuma but also Leia. Aha rero ni ukuvuga ngo ni chapitre ya mbere igira gute n'umutwe wa mbere, ni chapitre ya mbere itangira iki gitabo. Aha rero ntabwo tubonamo Zuma wenyine, ahubwo tubonamo n'abandi bantu nka Leia, tukabonamo Daddy, tukabonamo Maplank. Rero tukongera kubonamo n'undi mugabo w'umugome witwa Dradra. Urumva aba characters hano tubonyemo uko bangana, all of whom have important roles to play in the novel. Abo bose rero bakaba bafite umumaro ukomeye bakina muri iyi nkuru. Yego, abangaba ni nka babandi twita minor characters. Ngira ngo muribuka ko muri types of characters dufitemo main characters tukagiramo na minor characters. Main characters hano dufite ni Zuma, urebye ni Zuma aza ku mwanya wa mbere, hakazamo rero uyu Leia kuko nawe hano habaye main character kuko dutangiranye inkuru turinda tuyisozanya. Ariko muri story yose Zuma niwe usoza inkuru hamwe n'uwitwa Paddy. Ibyo reka ndeke kwirirwa njya muri byinshi, ahubwo reka turebe ibyo dufite hano byari kugira ngo twongere tubyibukiranye. Gusaba minor characters ni babandi ubona nyine batagarukwaho kenshi cyane mu nkuru, ariko bakajya bazamo rimwe na rimwe. Ni babandi bafasha aba main characters kugira ngo inkuru igerweho. Twakomeje rero. Now, bose rero bafite important role to play in this story. The most striking figure is of course Leia, with her decisiveness and her dominant personality. Hano rero umuntu wigaragajemo cyane ni umuntu Leia, buryo ari umuntu ufata imyanzuro kandi akaba afite n'uburyo ateye buri dominant cyangwa se bwigarurira abantu. Yego, reka dukomeze. She clearly rules the household with the rod of iron. Hano rero Zuma Leia nta mikino agira, ni ukuvuga ngo uru rugo rwe abamo aruyoboza inkoni y'icyuma, nta bintu byo kujirajira umuntu aca ku ruhande. Oya, Leia nuko ameze nubwo ari umugore. The big Zuma feels the power of her presence but is only dimly aware of the strangeness of his new surroundings. Uyu rero Zuma nk'uko ni munini, ni umuntu w'umugabo, ariko nawe abona ko Leia nyine ari aho mu rugo kandi arufashe mu maboko ye. Hanyuma noneho uyu Zuma bigaragara ko nyine ahantu yageze ni hashyashya, surroundings ahamuzengurutse hose arabona ari ibintu bishya. We can see that Leia's peculiar question referred to the holes in which the illicit illegal beer was carefully hidden. Hano rero mu bisobanuro muri explanation hano twabonye ikibazo cy'umwihariko, peculiar question, aho Leia yabazaga ibijyanye n'imyobo. Iyi myobo rero ngo naho yengeraga inzoga mu buryo butemewe n'amategeko, akaba yarabazaga niba izo nzoga zahishwe neza ku buryo nta muntu ushobora gupfa kubimenya. Rero impamvu yo kuzihisha nta yindi twavuze yuko
ibi babikoraga mu buryo butemewe n'amategeko kuko abirabura ibi ntabwo bari babyemerewe. Hano dufitemo amagambo mashyashya, hari resilience. Resilience is the ability to become strong, happy or successful again after a difficult situation or event. Resilience hano bivuga ni ubushobozi bwo kuba umunyembaraga kandi ukagira n'ibyishimo, ibyo ukoze byose bikaguhira nyuma y'uko uciye mu bibazo bitoroshye. Toughness. Tattered means clothes, books, cities that are tattered are old and torn. Ni ibitabo cyangwa se imyenda iba yarashaje ikageraho igira gute, ikageraho ishwanyagurika cyangwa se igacika. Reka rero tubahe ikaze kuri chapter ya 2. Zuma twari tusoreje aho yari agiye kuryama yibaza byinshi. Reka turebe muri chapter ya 2 se byaba byaragenze gute. When Zuma woke up next day, he met the house empty. Zuma rero igihe yarabyutse ku munsi wari ukurikiyeho yasanze inzu yera nta bantu barimo. However, he found himself among a crowd forming a ring outside, and Daddy hopping and shouting at the top of his voice. Ariko we yaje kwisanga ari mu bantu bari bakoze uruziga hanze. Ring ni nk'impeta kandi impeta ikoze mu ruziga. Ahangaha rero twabyita nkaho ari nka metaphor. And Daddy hopping, hanyuma Daddy nawe yarariho asimbuka avuza n'induru nyinshi cyane. Byari byagenze gute rero? Two women, Lena and Drunk Liz, were also on the ground engaged in a fight. Hari abagore babiri bari batanye kwa kajwiga. Uyu ni Lena na Drunk Liz, ngo ewana byari bikomeye cyane bari bona. Zuma pushed his way through the roaring crowd wanting to get away. Hanyuma Zuma bibonye yigira ubwoba atangira kugenda asunika abantu kugira ngo arebe ko yabona akayira ngo yicireho yigendere. But he heard a voice shout, stop it. Ariko yaje kumva rivuga cyane rivuga ngo ibyo mubihagarike. Uyu yarinde rero. He turned and it was Leia. Mu guhindukira ese abone ari kizigenza Leia ageze. Ese araza gukora iki? When she arrived at the scene, Lena, the thin dark woman, was top of Drunk Liz, who was fat and pale. Hanyuma hari uyu hari yego igihe yari ahageze nyine aho ngaho kuri sena aho ibyo byaberaga, hari umugore witwa Lena. Uyu nguyu akaba yari umugore unanutse wirabura, yari ari hejuru y'uwitwa Drunk Liz. Uyu akaba yari umugore ubyibushye. Urumva uwo mugore unanutse yari ari hejuru y'umugore ubyibushye. Ibi nabyo ni nka paradox, ubundi ntabwo ariko byakabaye byitezwe. Leia walked through the crowd. Hanyuma Leia yahise aca muri abo bantu benshi cyane. Picked up a thin woman and flung her away from the fat one. Ahita afata wa mugore unanutse arajugunya, ni nko kujugunya agapapuro kubera imbaraga yari afite. Hanyuma ubwo amwamurura kuri wa wundi wari uryamye hasi. Muri make ni nkaho yabakijije, ariko nyine urumva hano harimo hyperbole cyangwa se icyo twita amakabya. The crowd groaned, yet no one was able to speak to her hearing. Abantu rero batangira kwijujuta ariko nta muntu n'umwe yigeze uvuga cyane ku buryo Leia yabashije kumva neza ibyo bari kuvuga. Baramutinyaga cyane n'uwavugaga yavugiraga mu matamatama. Leia yari umugore w'intarumikwa, kuba byonyine akaboko ntabwo washoboraga kwikuramo. Yabarebaga nabi ni nk'ipensi, washoboraga no kuba wavunika agasigarana akaganza aho kajyana akaboko kacitse. Leia challenged the crowd to fight, but they broke up in silence and walked away. Leia picked up the thin woman who was woefully injured and teared. Hanyuma noneho Leia yahise ubwo abacalenjinga nyine aravuga ati okay, sasa mwebwe ndabona mwuzuye ahangaha mu ruburo butagira umusururu, nka bwa buro bwinshi bajya bavuga butagira umusururu. Niba muri mwebwe hari uwiyumvamo ko rwose afite amatuza abyimbye, ngaho naze yigaragaze turebe se. Ese haba hari uwaje? Reka da, bose bahise baceceka baracweza. Hari ikinyarwanda twigaga cyavugaga ngo gucweza ni uguceceka rwose. Bahise bacweza baraceceka. Hanyuma noneho babibonye gutyo, urimo umwe acaho ukwe undi acaho ukwe
aragenda baranyonyomba bacaho. Leya asigaraho abafashe wa mugore ugize gute, picked up the thin woman, ahita ahubwo ni the fat woman. Ahita rero afata wa mugore wari ugize gute, wari uri fat, kuko niwe wari uri hasi, ubwo ngo yari yagize was woefully injured, yari yakomeretse cyane. Amutwara hehe? Amutwara muri yard cyangwa se mu mbuga. Yahise amutwara mu mbuga. Noneho she was followed by Zuma and Daddy. Upon entering the house, Daddy brought a sack and spread it in the shade for Leia to place the woman on. Hanyuma Zuma na Daddy bahita bakurikira Leia, bagenda binjira mu nzu. Mu kugerayo rero Daddy yahise agenda azana umufuka, ubwo bahise binjira mu rugo nyine. Daddy ahita agenda azana umufuka awurambura hasi, ubwo kugira ngo Leia aharyamisheho wa mugore wari wakomeretse. Leia prepared food and they ate. Birumvikana ubwo Leia nyine yamuryamishijeho anamwitaho, ariko arangije ajya no mu gikoni ategura iki? Ategura ibyo kurya, barafungura. She saw Daddy in the yard and called him to come and tell Zuma about the custom of the city. Hanyuma yahise ahamagara Daddy, aramubwira ati ariko ngwino uganirize Zuma, umubwire ibyo mu mujyi. Daddy spoke drunkenly about the custom of the city. Daddy ibyo yavuze byose aganira Zuma, amubwira imibereho yo mu mujyi, yabivugaga yasinze. Drunkenly. Daddy yikundiraga kwinywera akayoga cyane, ariko hari impamvu. After he had finished, he picked a sack and spread it a little distance away, stretched himself and slept. Nyuma rero yo kumara kumubwira iyo nkuru, yahise afata umufuka aragenda yitarura Zuma ho gatoya, urambura hasi, nawe ahita awuryama haragarama arirambura. Nuko soon it began to rain. Ubwo yahise asinzira. Mu kanya gato rero imvura nayo yari ihageze. Zuma went into the yard and watched the 3 sleeping people. Zuma yahise agenda nyine ajya mu rugo, nawe aba yirebera. Yahise agenda nyine, birumvikana niba imvura yaraguye yagombaga kugama, hanyuma akareba nyine ngo abo bantu ukuntu bari baryamye ari batatu. In the house, Leia sang gay song full of happiness and laughter. Mu nzu bari barimo, Leia yatangiye kuririmba indirimbo wumva ko mbese asa naho yishimye, ariko anaseka. Zuma went back into the house and saw Joseph, the brother of Leia's man. Zuma yahise agaruka mu nzu, aragenda ajya kureba, hanyuma ahita abona Joseph, wa musore wari wabanje kumukeka ko yashobora kuba ari intasi ya polisi. Nuko Leia asked Joseph to take Zuma to see the market. Hanyuma Leia yahise abwira Joseph ngo afate Zuma ajye kumutembereza ku isoko. At the market, Joseph and Zuma saw many people on the street. Ubwo hari ku isoko, aho nyine ku isoko, Zuma bahasanze nyine hari abantu benshi bari bari mu mihanda. One street was crowded as another. Umuhanda umwe wabaga wuzuyemo abantu benshi, mbega nk'undi wese. Donc nuko imihanda muri make yose yari yuzuyemo abantu benshi. Anga bakoresha ibyo twita simile. One street was crowded as another. The people were in their colorful clothes with a lot of money to spend. Noneho rero abantu ngo bari bambaye barimbye imyenda y'amabara atandukanye, bafite n'amafaranga bakeneye kugira gute, bakeneye kujya kurya amafaranga. Ko birumvikana byari no kuwa gatandatu.
weekend, abantu bagiye kwenjoyinga weekend. Ese byagenze gute? The big men among them were singlet and sometimes fought among themselves. Aha rero ngo abantu bahangaha wasangaga ibintu bakora byabaga bimeze nk'aho ari iby'ubusazi cyangwa se bahazi, ngo rimwe na rimwe wajyaga kubona ukana batangiye no kurwana. To determine who is the strongest, barwaniraga ikirango kugira ngo bagaragaze ninde wijeya, ninde kizigenza, ninde ufite imbaraga ushobora kuba intare y'ishyamba. Kayo nguko nyine bakarwana kugira ngo biyumvane imbaraga tu. Joseph and Zuma stopped on a corner and watched the crowd across. Zuma rero na Joseph bahise bihagarara ahantu mu ikorosi bakomeza bagenda bareba abantu ukuntu bari kuza nyine. A little further up the road they saw two colored men fighting. Baje rero ngo kubona abantu babiri bari kurwana. Colored men abo ni abantu babaga baravutse ku bazungu n'abirabura, ni nk'aba metisi. Still further abo ngabo ngo bari kugira gute, bari kurwana. Still further there were two swankies on their way down the road. Noneho bakomeje kureba babona abandi bantu babiri bari bambaye neza bari mu muhanda bagenda. A crowd of cheering and laughing people followed them. Hari abantu benshi bari kugenda babatera courage cyangwa se baciyaringa, baseka, bishimye, bakurikiye abo bantu. Suddenly a pickup van swerved round the corner. Muri ako kanya urumva ko abantu aho ngaho barenjoyingaga buri wese ukabyifuza, ariko ako kanya hahise haza pickup van cyangwa se ni nka pandagare. Iraza nyine nuko. Police jumped out and ran down the street. Ako kanya abapolisi bahise basimbuka batangira kwirukanka mu mihanda. Ubwo n'ubwo ngo situation irahindutse, ibyo abantu bari bihaye byo kuryoshya n'iki byose abapolisi batangiye kubyivangamo. Ese birarangira gute? The crowd scattered except the colored people who claimed they have done nothing. Abantu bose bahise batangira gutatana baranyanyagira, uretse abo bantu babiri, uretse the colored people, uretse abantu abo bametisi bo bakomeje kuguma aho ngaho bavuga bati twebwe rero ntabwo twahunga ko nta kintu twakoze. However, Joseph warned them that the police would not ask them. Ariko uyu Joseph yahise ababwira ati rero mwebwe ibyo mwibwira, mwebwe muriho murakina n'ubuzima. Abapolisi bahangaha ntawe ukeneye kumva ibisobanuro byawe, ni ukuza bakubita batwika, nta bintu byinshi. So a policeman who was 10 yards away came straight ahead to Zuma. Ako kanya ni ukuvuga ngo Joseph yahise yirukanka, birumvikana n'abo bantu barahunga. Ubwo Zuma nawe ari n'umwe mu bantu basigaye aho ngaho. Ako kanya rero ngo hahise haza umupolisi mu buryo bwihuse. Icyo yakoze ni iki? A policeman who was 10 yards away came straight ahead to Zuma. Aza nyine asanga Zuma, but Zuma waited because I had done nothing. Ariko Zuma avuga ati je rero nta kintu cyamvana ahangaha ngo ndiruka, sinahunga mpunga ubusa, ndi umuntu w'umugabo ufite imbaraga, nta kintu nishinja, ntacyo nakoze, niyo mpamvu nayo yavuze ati ndaguma ahangaha. The policeman came nearer, raised his stick, but it missed Zuma's head and struck his left shoulder. Umupolisi rero uko yakamenyereye kuza ahuragura abantu bose, yaraje yegera Zuma afite indemba, barayizamuye, yagiye kuyimukubita mu mutwe. Zuma arakwepa, ihita ifata ku rutugu rw'ibumoso, ihita hitinga urutugu rw'ibumoso. Zuma whispered and struck the police in the face repeatedly till the policeman collapsed. Zuma ngo yahise yivugisha amagambo, to whisper ni nko kuvuga buhoro ariko umuntu ntagire icyo yumva. Akanya yahise akubita umupolisi mu maso, amukubita ingumi nyinshi by'urwunge kugeza ubwo umupolisi yahise tubwenge yikubita hasi. Mbaye nguko Zuma atangiye kurwana, kandi ibi ntabwo byari biri mu mugambi wamuzanye hano muri Johannesburg. Yaje gukora amafaranga none daratangiye kurwana. Ese birahirira ibya Zuma kweli? Zuma looked around and saw the police van still a distance away, but two policemen were closing in on him, so he decided to run. Zuma rero yahise atangira kwitegereza, areba around, areba hirya no hino, areba
amuzengurutse ahita abona abapolisi, akamodoka k'abapolisi, ubwo ni ka gapandagari karacyahari, ariko abapolisi babiri bari bari kuza bamusatira, bityo nawe abonye ko rero ishyamba atari ryeru, tekinike n'imwe ni iya nyuma, ni uguhita yandika igihe biri mu kirenge, si ukwiruka arashwekura. Ngayo nguko. The two colored men stepped into the road. Hanyuma abametisi babiri baba bahagaze mu muhanda aho Zuma yaragiye guca. Zuma felt afraid. Ako kanya Zuma yahise yumva agize ubwoba. To run and knock two men at the same time was impossible. Ko yaravuze ati rero kwirukanka aba bagabo nkabakubitira rimwe icyarimwe kugira ngo mbone inzira, birasa n'aho ari ibintu bidashoboka pe. Zuma arakora iki? But unbelievable thing happened. Hajeho kubaho ikintu atari yiteze. The second colored man knocked the first one down and ran down the street waving to Zuma to follow him. Uko bari bahagaze ari babiri, umwe yahise akubita undi abaraguye, hanyuma ahita yiruka, ari nako ahamagara Zuma ngo aze amukurikire. Zuma followed him into the house. Zuma yaramukurikiye, baragenda binjira mu nzu. The colored man locked the door and flopped down into a chair, breathing heavily. Hanyuma uyu colored man cyangwa se metisi yahise akinga vuba vuba urugi, ewana imfunguzo amakare yose avuniramo n'ibipata n'ibiki byose ashyiraho, n'amabuye araza arundaho, ariko ibyo ni amakabya nk'urukizeho, nta mabuye yari ahari, ahubwo yahise nyine afunga urugi, ahita agenda agwa, yicara mu ntebe ameze nk'aho yikubisemo, ari guhumeka insigane cyane, wumva ko ibintu bitoroshye. Ese birarangirira hehe, biragenda bite? The man's woman came into the room and Zuma nodded with surprise that she was black. Hanyuma umugore w'umugabo yahise aza yinjira mu nzu. Zuma amubonye aza gutungurwa nuko uyu mugore ari umwirabura. She expressed her disappointment as Zuma for striking the policeman. Uyu mugore kubera ko yari azi neza ubuzima bwa hano muri South Africa ko abirabura bagombaga kwitwararika cyane kuba batagirana amakimbirane n'abapolisi, yahise yumva Zuma ari mu byago bikomeye cyane ku buryo yumvise agize agahinda kuba uyu musore yatinyutse kubahuka agakubita umupolisi. Finally, when Zuma requested to leave, the man's woman cautioned that it was not safe, he left. Noneho rero Zuma abaho ngaho nyine biza kurangira avuze ati ariko agiye mu ndeke nigendere kwanza. Ariko uyu mugore aramubwira ati rero wowe mwana w'umusore we ntabwo uzi ibyaha ngaha, itonde kuko hano hanze ntabwo haraboneka umutekano ku buryo wakwizera ko uri butahe ngo ugere iyo ujya, uretse guma aha ngaha, twebwe turi bakavukira ibi bintu byaha turabizi. Zuma baramuturisha aratuza. Guhubuka ni bibi, ariko biba byiza iyo ugize umujyanama ukuba hafi kugira ngo utaza kugwa mu bibazo n'uruzi rwita ikiziba, abanyarwanda niko babyita. Ese Zuma byarangiye agiye cyangwa yakwamiye aho ngaho mirere na mirere? Reka turebe. Mbere yuko dukomeza na chapter 3, reka tubanze turebe amagambo asa naho akomeye muri iyi chapter turangije. Harimo road, a long thin pole or bar, ni nk'icyuma nyine birumvikana kimeze nk'igiferabeto. Dim, feel dark or not giving much light so that you can see well. Opposite is bright. Dim ni ahantu nyine haba hari akantu k'umwijima ku buryo nta rumuri rwinshi ruba ruhari kugira ngo ubashe kubona neza. Opposite cyangwa se imbusane ni bright. Bright ni ahantu nyine hagaragara hari n'umucyo. Pale, the woman who is pale, whose skin is pale, is having a skin color that is very white or whiter than it usually is. Ni ukuvuga ngo ni ukugira uruhu, ni ukugira uruhu rufite rufite ibara ry'umweru cyane, cyangwa se ugasanga ni umweru birenze uko byakabaye biba umweru. Grumble, to keep complaining in a happy way. Grumble ni kwa kundi usa naho uba uri kwijujuta nyine witonganya ariko mu buryo ubutishimye. Mourn, woeful means very bad or serious, ni ibintu bibi cyane. Woeful ni ukuvuga ni ibintu bibi cyane. Now reka rero tugende turebe iyi chapter ya kangahe, twigire kuri chapter 3. Zuma came out and found the street free of trouble, but it was difficult for him to find his home. Zuma rero byaje kurangira
asohotse hanze ariko aza kubona ari ibintu bikaze cyane. Street is free of trouble. Yaje kubona nyine imihanda none hari amahoro masa ashobora kugenda, ariko ahura n'ikibazo. Ndagira ngo ukurikire ikibazo Zuma yahuye nacyo kindi muri chapter 3. Yaje kuyoberwa aho yaturutse. Ese yahageze ate? He saw the fat drunk Liz and touched her shoulder to ask her for direction to Leah's house. Kubw'amahirwe yaje kubona wa wundi fat drunk Liz muri bamwe mu barwanaga, uyu witwa drunk Liz arangije nyine ahita amufata ku rutugu aramuyoboza kugira ngo amurangire nyine kwa Leah. Ese umugore yarabyemeye. The woman looked at him with the blear eyes and shook her head, barely refusing to help him. Uyu mugore yari drunk, nawe yakundaga kunywa inzoga cyane, ngo mu bigaragara yari afite hangover mu maso, ubona adakanura neza, ameze nk'umuhengereza. Hanyuma arangije ngo yitegereza Zuma, ahita azunguza umutwe aramubwira ati reka da ntacyo nakumarira rwose shwi wimbaza ibyo. Zuma bahuye n'uruva gusenya. Ese byaje kugenda gute kugira ngo amenye aho mu rugo? Reka turebe. Zuma met daddy who thought he was in jail. Zuma yaje guhura na daddy. Ubwo ni ukuvuga ngo bakiva ari bo bahuye bwa mbere, ni drunk Liz aramuyoboza ntiyamuyobora. Uwa kabiri bahuye ni daddy. Daddy rero ngo yatekerezaga ko Zuma tayari yamaze kuambara amapingu ari inyuma y'amaferabeto. Daddy was drunk, but he agreed to take Zuma to the Leah's house if only he would buy him a drink again. Then Daddy yari yasinze ariko we nibura yaje kwemerera Zuma ko ari buze kumuyobora kwa Leah, ariko condition nuko agomba kumugurira icupa nawe akanywa, yakongera akanywa, kandi yari yasinze. Nukuvuga ngo iyo abantu basinze ntabwo bemera ko basinze, rero ngo babyita ngo ni uguhembuka. Ntabwo bemera ko bahembutse, ahubwo baba bumva ari ubw'icyaka kigeze. Niyo mpamvu nta musinzi upfa gutunga amafaranga. Unywa icupa rimwe ryagera mu nda rigasigara rihamagara depo za Bralirwa zose aho ziri ngo zize zegere hafi aho ujya ufataho agacupa kamwe ugatera ijigo. Ariko ibi ngibi ni bya bindi bigukururira mu bukene. Tunywe less, munywe gakeya. So at the house, hanyuma rero aho mu rugo, Old Plank sat over a huge vat in the yard, and in the kitchen was Joseph, who was busy. Joseph was happy to see Zuma. Hanyuma rero mu kugera kwa Leah, ngo no kuvuga nyine Zuma, daddy niwe wayoboye Zuma kwa Leah. Hari Old Plank yari yicaye mu mbuga. Hanyuma mu gikoni harimo Joseph, nawe yarahuze ari guteka. Joseph yaje rero yaje kugira ibyishimo yongeye kubona Zuma. Leah entered the house. She grabbed Zuma and hugged him. Leah rero yahise yinjira mu nzu, abonye Zuma baramuyoye, ahita amuhobera kabisa, aramuyambira pe. They stood on the corner and waited. Bahise bagenda bahagarara ahantu mu ikona, hanyuma barategereza. Leah kept looking up the street that cut across the one where they stood. Hanyuma Leah ngo yakomeje agenda areba nyine mu muhanda, ari ahantu ibyo ari byose yari afite ikirandevu ko hari umuntu uri buhahinguke. Hanyuma se ubwo abo bantu bari bande? After 10 minutes, a black policeman on a cycle came down and stopped. Ndagira ngo byumve neza aha hantu icyo Leah yari ari kureba aho ngaho mu muhanda. Nyuma y'iminota 10 hahise haza umupolisi w'umwirabura yari ari ku igare. Abageze yarahagarara. Leah smiled and counted 5-pound notes from her leather bag and gave them to the policeman. Akantu mwakumvise? Ni danje. Ntaho bitugukwaha zitaba, kandi ni bibi cyane kuzitanga. Uyu black policeman akihagera yahise afata feri ahagarara aho ngaho. Igare ryari rifite feri nk'izimbwa. Yahise rihagarara nta kunyeganyega. Leah mu kumubona gutya ahita amwenyura, arangije abara 5-pound notes, abara inote 5 z'amapaundi, arangije azikura muri kariya gakapu ke. Ubwo birumvikana yazibariraga mu gakapu ataragafungura, yafunguye akamashini gusa, arangije ahita azikuramo
azikubita umupolisi azitera ikofi ngayo nguko. Ibyo babyita iki yemwe? Ibyo babyita corruption. Muri theme zo muri iyi chapter ahangaha ugomba guhita ubona ko harimo na corruption, icyo twita ruswa, aho Leya ahaye umupolisi aya mafaranga. Corruption. Leya held the way through the yard to the door at the far end of the yard. Hanyuma birumvikana nyine bahise bagaruka mu rugo. She introduced Zuma to a girl they met in the house. Hanyuma hari undi mukobwa wari uri aho ngaho. Leya yahise abwira Zuma nyine kugira ngo bamenyane. Zuma asked the girl's name, who said she was called Eliza. Eliza asked Zuma to help her lift a machine. Ndagira ngo byumve hano hantu. Zuma nawe yahise abaza uwo mukobwa uko yitwa. Umukobwa amubwira ko yitwa Eliza. Eliza ku kanya yahise amubwira ati se wamfasha guterura iyi mashini? Yari imashini idoda. Zuma jumped up and grabbed the sewing machine, but he felt a sharp pain stab in his shoulder. Hanyuma Zuma yahise asimbukira hejuru, ubwo mashini barayiyoye nk'umuntu w'umusore, avuga ati ibyo binanabyifasha, ariko ako kanya agiye kumva yumva agize ububabare bukomeye cyane mu rutugu. Wibuke ko umupolisi yamukubiseho indembo igihe yari agiye kubimukubita mu mutwe, Zuma agakwepa. Eliza found a bottle of ointment and rubbed it on where Zuma's pain was. Hanyuma Eliza yahise amufata, arangije afata amavuta ayasiga, ni nka pomade, ayasiga aho Zuma yari yakomeretse, aho yari ari kubabara. She gave him a cigarette and looked at his face and laughed. Hanyuma yahise amuhereza agasegereti kugira ngo atumure, arangije amwitegereza mu maso maze araseka. Zuma turned and saw huge towering shapes almost in the sky. He pointed and asked what they were. Eliza replied and said, "Those are the mine dumps." Hanyuma Zuma sinzi uburyo yahindukiye areba hakurya, abona ibintu birunze bigeze hejuru mu gicu, arangije cyangwa se mu kirere, arangije abaza Eliza ibyo ari byo. Eliza aramubwira ati biriya ni ibintu barunda iyo bari gucukura amabuye y'agaciro, bijyanye n'imyanda n'ibitaka n'iki byose. Zuma shifted his eyes from the mine dump to Eliza and longed for her. Hanyuma Zuma yahise areka kwitegereza ibyo bintu byo mu kirombe, hari ahantu bacukura amabuye y'agaciro, hanyuma ahita amaso ayahanga uyu mukobwa witwa Eliza, hanyuma ngo yumva nyine aramwishimiye. All that night people drank at Leah's place. Muri iryo joro abantu bari bariho banywa inzoga bica icyaka kwa Leah. Mu by'ukuri hari akabari kamwe ko muri karitsiye ariko katemewe. Ngira ngo namwe murabizi ko hari igihe aho iwanyu mu makaritsiye haba hari twa tubari tumwe nyine tutemewe twamukubita umwice, hamwe baba bacuranga injyaruwa, abagore babyina baterera amajipo hejuru, abagabo nabo reka sinakubwira bafatiyeho. Reka dukomeze turebe. Zuma and Eliza returned and saw more people crowded at Leah's place. Zuma na Eliza bagarutse babona abantu benshi bari kwa Leah. Dradra attacked Zuma with a knife, accusing him of stealing his woman, and gave him a cut on his face. Dradra byaje kurangira agize gutya ahita yataka Zuma, amutema mu maso, amurega iki? Of stealing his woman. Avuga ati wowe waje kunyibira umugore. Nuko Zuma bamutemye mu isura. Eliza took Zuma into a room and washed his bloody face. Urumva ko Eliza yakomeje kugenda afasha Zuma mu bibazo yagiye ahura nabyo. Hari ukumushyira pomade kuri handi yumvaga pain, aho umupolisi yari yamukubise indembo. Bidatinze Dradra aramutemye mu maso, amaraso aravuye, ariko Eliza amubaye hafi ajya kumwoza mu isura kugira ngo yongere yisukure. They returned and found doctor who fixed Zuma's face. Hanyuma baragaruka bahita bajya gushaka doctor kugira ngo amwiteho. Doctor agerageza kuvura
no guha umuti uyu musore Zuma. Ngayo nguko. Iyo rero ni chapter 3. Nuko nguko niko irangiye. Ese Zuma azihorera kuri uyu musore umutemye amuhora ko ngo yaje kumwibira umugore? Ese Zuma bizagira aho ngaho abona akazi? Ese bizarangira gute ko tubonye ko ahise atangira gukundana, ko mu by'ukuri ntabwo umuntu yakora ibi byose mutakundanye, atangiye gukundana na Eliza? Bizarangira gute? Ese bazashakana cyangwa bizagira aho ngaho bishwanyagurike? Reka mbanze gusobanura aya magambo akomeye cyangwa amagambo mashyashya, hanyuma ubundi dukomeze. Harimo swanky. Swanky ni very fashionable and expensive. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bigezweho kandi bihenze. Reka ngufashe kugira ngo aya magambo nyongere kugira ngo nawe ubashe kuyabona neza. Ndakeka ibi bibaye. Okay? Swanky, very fashionable and expensive. Kuvuga ngo ni ibintu biba bigezweho kandi bihenze. Abo bantu, bariya bantu bari bambaye ibintu bihenze kandi bigezweho. Swerve. Swerve means to make sudden sideways movement while moving forward, usually in order to avoid hitting something. Ahanga ni kwa kundi nyine ugira gute, ni kwa kundi ugenda ukatira nk'ibintu runaka igihe uri nko mu modoka wirinda ko wabigonga. Blurry. Blurry means unable to see very clearly. Ni uburyo uba udashobora kureba neza, amaso atarambutse, because you are tired or have been crying, kubera yuko unaniwe cyane cyangwa se wari uriho urira. Nk'ibyo nguko. Iyi yari chapter 3. Kugira ngo ukurikirane iyi nkuru yacu uyisoze, tukurarikiye kuzakurikira chapter 4 vuba cyane, kuko turi hano kugira ngo dufatanye. Duhe comment utubwire uko iyi nkuru irangiye. Ni iki kigushimishije, ni iki kikubabaje? Stay in touch with us. Iyi bayita English TV. Nawe jewe ndi umusobanuzi w'izi nkuru. Tubafitiye inkuru nyinshi kandi nziza. Bana natwe.